asifiwe kuba yasubira mu rugo ngabe yajya hariya iwabo byamunaniye kuko ntago ashaka kuba yasubira hariya iwabo atari yabona mama we. Murabona ko rwose agahinda kamwishe cyane ndetse ibitekerezo ari byinshi ari kwibaza ahantu mama we azamukura bikamuyobera, dore ko noneho James yamaze kumubwira ko Ashrafu ari we wishe mama we. Ubu ngubu asifiwe yamaze no kwakira ko mama we yapfuye. Ese ibi bintu bizaba byagenda biteye ko tubona ko rwose James ibintu yabineyemo yabyishe cyane urukundo rwa asifiwe ndetse na Ashrafu. Mubona ko yahise arwica rwahise rurangirira hariya. Ntituzi neza ko asifiwe yakongera gukunda Ashrafu. Ese muratekereza bizaba byagenda bite? Ese ubundi asifiwe namenya ko James yamubeshaga akanamenya ko mama we akiriho, muratekereza noneho azabasha kuba yababarira Ashrafu bakongera kuba basubira mu rukundo? Hano rero murabona ko yamurakariye cyane ndetse adashaka no kuba yamuvugisha, aho mubona ko ibintu ari bibazo cyane. Murabona ko adashaka no kuba yamwumva, ahubwo murabona ko Kazungu ari we ari kumva. Murabibonye n'ukuntu Kazungu yari arimo abaza asifiwe ati uwo muntu waketse wagize uruhare mu iyicwa rya mama wawe ninde? Nibwo yahise amubwira ati ni wa musore wazaga hariya mu rugo witwa Ashrafu. Nibwo Kazungu yahise ajya kureba Ashrafu, agezeyo aramunigagura amufata ishingo hafi naho yaragiye kumukubita agiye kumuniga. Ese ibi bintu bizaba byagenda bite ko tubona ko Ashrafu bamushinja ibintu atigeze anakora? Ashrafu rwose turabizi neza ko ari umwere, nta kintu yakoze, ahubwo James ari we ibi ngibi byose ubiri inyuma akaba yarahishe mama asifiwe. Ese bizaba byagenda bite ko tubona ko yanahishe mama Ashrafu ko mama asifiwe akiri muzima? Bizaba byagenda bite ibi bintu bye ibi bintu akorera mu bwiru nibibasha kuba byamenyekana? Muratekereza bizamugwa amahoro? Reka ngushimire wowe wakomeje kubona natwe muri iki kiganiro, umwibutse gukanda subscribe niba utari wayikanda. Ciao ciao.